Okay, twongeye kubasuhuza cyane mwe mwese muteze amatwi kandi mukurikiye MAO TV. Dukomeza kwizera ko mukomeje kugenda mugubwa neza aho muri hose hirya no hino mu gihugu. So rero nkuko muri kugenda mubireba ko aya mafoto twagiye tubanzaho, murabonaho amafoto kabisa yari muri gare ya Nyabugogo, amafoto atarayakera cyane ahubwo araya vuba ahangaha. So rero ndakeka ubwo mwamaje kumenya icyo tugiye kuvugaho muri kano kanya. Tugiye kuganira ku gihe kitari gitoya, tuganira cyane cyane ku kibazo cya gare y'umujyi wa Kigali, cyangwa se gare ya Nyabugogo. Benshi bakunze kuvuga ko ari gare international cyangwa se gare mpuzamahanga, dore ko umugani wavuga gutya ntiyababeshye, dore ko ihuza ingeri nyinshi zigiye zitandukanye, haba abavuye mu mahanga ndetse n'abavuye mu Rwanda bajya mu mahanga bose, abenshi ikabahuriza hamwe, by'umwihariko abajya mu bihugu by'ibituranyi nka Tanzania, Uganda, Congo ndetse n'u Burundi. So rero nkuko muri kubireba iyi gare ya Nyabugogo, igitumye tubivugaho cyane nuko hamaze iminsi hasohotse igishushanyo mbonera cyo kuyivugurura, cyangwa se ukwiza biteye mu buryo bujyanye n'igihe. Urabona ko rwose nk'uko kugenda ubireba ku mafoto ahantu kabaye hato cyane, urabona ko abantu baba bari ku mubyigano, imodoka ziriho zibyigana, ngira ngo uriho uragenda ubibona muri iyi video. Urabona ko nka hano rwose harimo ambutiyage iteye ubwoba, niba uri kugenda ubibona kabisa nk'iya Agence Stella. Niba abantu muhazi neza ni kubareba hariya kuri Tekino, hano neza ni mu marembo asohokera ruguru, ahagana naho bisi zikorera mu mujyi ziparika ahagana ruguru. Ahangaha rwose ni mu marembo asohoka, abantu bahazi muraza guhita muhabona neza cyane. So rero muri make icyo twagiye tuvugeho, urabona ko uko iyi gare imeze, cyangwa se akavuyo karimo bitewe n'izi modoka ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu benshi, urabona ko biteye impungenge cyane, dore ko bamwe banavuga ko kuvugururwa yaba yaratinze. Uyu mushinga wo kwivugurura watangiye ahagana mu mwaka wa 2017, ariko ukagenda udindizwa, dore ko bwa mbere ujya gutangira wari wafashwe n'ikigo n'ubundi gisanzwe gitwara abantu n'ibintu RFTC, ariko nyuma umujyi wa Kigali uza kubihindura, dore ko uyu mushinga waje no kubuterwa inkunga na banki y'isi, dore ko wanateganyagwa ko uzaba waratangiye mu mwaka wa 2018, ariko uza kudindizwa kubera izo mpamvu zose, dore ko RFTC yo yari izabakisha habaye asaga miliyari 45 z'amanyarwanda. Birumvikana ko rero uyu munsi bwo yabaye amafaranga menshi, dore ko ari ngarenga miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda. So urumva ko rero baraboostinze, igikorwa remezo kirazamuka, urumva ko abantu benshi gare y'umujyi wa Kigali bayitegereje amasiko menshi. So rero nkuko uri kubireba hano ngaha twatugeze muri linye ya ruguru, hano hagana haparika amabisi akorera mu mujyi, by'umwihariko ajya za Remera, akomeza za Nyanza, Kicukiro, akorera epfo ngiyo mu Gatenga, ajya mu Nzoveza, Bwerambura, zose urabona ko n'undi ziba zikiri hano ngaha, kandi urabona ko n'umurongo munini kabisa. Ikigenda kimwe n'imodoka cyo cyarakemuwe, abaturage benshi bahoraga bahangayitse bitewe n'imodoka no kutabona imodoka, bo ndumva cyarakemutse kabisa. Leta y'u Rwanda yabarebyeho, imodoka baramenye, amagence afite imodoka nyinshi, urabona ko ibintu biraryoshye bimeze neza kabisa, nta mugenzi ukipfa guhagarara umwanya munini ahubwo usanga imodoka ari zose bategereza. So rero urabona ko tugikomeje, ntabwo ari ikibazo cya gare gusa, harimo ikibazo cy'imihanda iri mu nkengero za gare, yinjira muri gare, isohoka muri gare, dore ko nkangaho urabona uyu murongo ungana gutya, nta ambutiyage yari ivuye ku marembo yinjira, abantu baza ahantu yuziramo amarembo yinjira muri gare ari neza cyane hariya mu rubavu rwayo, ahagana mu gice cy'ibumoso. Ndakeka muraza guhita muhabona, mubonye umurongo wari uhari, hari imodoka nyinshi zatonze umurongo zivuye ruguru muri ya feruje. Urumva ko ni ibintu biba biteye akavuyo cyane. Urumvikana ko no mu kubaka cyangwa se mu kuvugurura iyi gare nabyo bapanze ko bizarebwaho, dore ko hanateganywa ko hazashyirwaho, usibye kuba bavugurura iyi gare mo indani, imyubakire n'iki byose, bazanavugurura imihanda yo mu nkengero kugira ngo ikomeze ibe migari, bikomeze koroshya ingendo hagati y'abantu ndetse n'ibinyabiziga. So rero hano ngangira ngo urahabona neza cyane ku bantu bahazi, zino ni za feruje hafi n'ikiraro cyo mu Gasyata.
urabona nk'iki kimodoka nk'iki gikamyo cyari kuza gikata, urabona ukuntu byari byagoranye, ni ikimodoka kinini cyane. So uyu muhanda rero ukoreshwa n'amakamyo, imodoka zisanzwe, birumvikana ko rero haba hari ambutiyaje nyinshi irenze ikenewe. So birumvikana ko rero ari ingenzi kuvugurura iyi gare. So ikindi rero wagenda umenya kuri iki gishushanyo mbona gishyashya cyamaze gusohoka, ni uko bazagenda bashyiramo ibintu bigiye bitandukanye. Icyo bamenya cyo hazaba harimo amasitasiyo arenga 2, hazaba harimo amacumbi. Birumvikana nk'umuntu wavuye Kampala kuza ntabwo bazongera kurara mu modoka, birumvikana ko nasanga amacumbi yoroheje yashobora gucumbikamo ejo mu gitondo agakomeza urugendo sana. Urumva ko rero bizaba ari ibintu byiza cyane kandi byoroshye. Urabona ko hano ku bantu bahazi muri aya marembo asohokera nanone mu gice cyo hepfo cyane, hano ku gice cyerekera mu Gasyata. Ubwo ku bantu muhazi muraza guhitamo hamenya neza cyane. Urabona ko kabisa hano haba hari akavuyo kenshi cyane dinga ku masaha y'umugoroba. Haba ari abamotari yo baparitse hariya, ndetse n'imodoka ziri gusohokana, byubona ko biba byagoranye bitewe n'uko hano hantu ni hatoya. Imodoka zabaye nyinshi, urabona nk'agence ya Ritiko imodoka zayo zose zije bizabona aho ziparika. So urumva ko rero ibintu ntibibazo cyane kabisa, ariko umujyi wa Kigali ukaba wamaje gutangira gukemura iki kibazo, dore ko n'ubundi ku bantu mu kugenda mukurikirana amakuru mwamaje kumenya ko iyi gare izatangira kubakwa muri uyu mwaka wa 2025, ikaba izarangira mu mwaka wa 2027. Birumvikana ko ni imyaka 2 gare izubakwa. Birumvikana ko rero azaba ari igikorwa remezo gihambaye nk'uko mwagiye mukomeza kubibona kuri thumbnail cyangwa se ku ifoto ibanza. Ni inyubako izaba iteye ubwoba nyine, ntago umuntu yapfa kubibona ngo atavuga ngo ni gare. Birumvikana nyine abantu benshi batavuga ati hano ni umujyi ukomeye cyane. So birumvikana ko rero u Rwanda ni igikorwa remezo rugiye gushyira hanze, kizaba gikomeye kandi kizaba gifitiye inyungu ndetse n'akamaro kanini abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda muri rusange. So rero hano ngaha urabona ko nk'iyi modoka hano yari kugerageza gusohoka muri gare inyuze muri aya marembo yo hepfo areba mu Gasyata, ariko urabona ko byari byagoranye cyane bitewe n'ukuntu ari hato cyane. Biragaragara ko kabisa hakwiye kuvugururwa aha hantu, hateye ikibazo, hateye inkeke. Urabona n'imodoka umwanya imaze hano ngaha irimo ikata. Urabona ibaze nk'izi bisi zisohokera hano, urumva hano hasohokera izijya za Kagugu, Batsinda, zikanakomeza hirya za Kinyinya. So urabona ko nyine biba byagoranye kugira ngo ihakate ibashe kwaca. Urabona ko nyine ni ibintu bikwiye kugira kwigwaho, dore ko no mu gishushanyo mbonera meya w'umujyi wa Kigali yamaje kuba yatangaza ko muri aya marembo yo hepfo n'ubundi zikomeza uyu muhanda zerekeza ku Gisozi, Batsinda, Kagugu, Kinyinya. Bagatavuga ati tuye kuzihara inke yazo, akaba ari umuhanda usohoka muri gare, akaba ari nk'inzira imwe. Kandi ikindi wenda bakaba banavuga ngo wenda nk'imodoka, wenda tuvuge urugero nk'imodoka ziba zigiye mu mujyi za Kimisagara, Nyamirambo, bagatavuga tuze direction imwe, zigiye mu ntara wenda urugero amajyaruguru, akavuga tuze direction imwe, zirahita zijya mu burasirazuba, reka duhita tuza direction imwe. So rero urumva ko ni ibintu bizaba ari byiza cyane, bizahita byorohereza abashoferi ndetse byorohereze n'abagenzi ku mwanya bataga muri gare. So urumva ko rero azaba ari ibintu byiza cyane kandi bizagenda bifasha. Ikindi wamenya rero cyamaze gusohoka kuri iki gishushanyo mbonera, nuko hazakogwa abazagura cyangwa se iyi mihanda yose iva mu nkengero z'umujyi wa Kigali ariko yerekera mu ntara. Urugero nk'umuhanda wa Kigali Muhanga, umuhanda wa Kigali Rwamagana, umuhanda wa Kigali Bugesera, umuhanda wa Kigali Gicumbi, ndakeka ari iyo ngiyo. Iyo mihanda yose igomba kuzagurwa, igashyirwamo ibyerekezo bibiri mu cyerekezo kimwe, mu rwego kugira ngo hirindwe umuvundo ndetse cyangwa se ambutiyaje yabaga iri muri iyo mihanda. Ikindi kandi iyi mihanda izaba yegereye gare cyangwa se izaba yegereye igare ya Nyabugogo, izaba yubatse mu buryo bugerekeranye, nko muraza kugenda mukomeza kugenda mubibona mu gishushanyo mbonera, naza kukibashyiraho nyuma muze kukireba neza mwitonze. Izaba igiye yubatse mu buryo bugeretse, cyangwa se imihanda igerekeranye nk'indi. Ubwo dutorejemo gakeya nk'abantu mujya mubona nk'imihanda ibiri zare
nk'imihanda iri muri Miami. So nkuko mukubona hano rero ku gishushanyo mbonera neza urabona ko n'undi mihanda izaba yubatse mu buryo bwisanzuye bugendeye ku byerekezo. Urabona ko azaba ari ibintu bisa neza, ewana Kigali izaba imeze neza, izaba biryoshye. Birumvikana ko rero igishushanyo mbonera ubwo cyamaze kujya ahagaragara, bizaba ari ibintu byiza cyane kandi bizaba ari inyubako y'igitangaza. So ikindi wamenya rero ku iki gishushanyo mbonera utaruzi nuko hazaba harimo amacumbi agiye atandukanye. Hazaba harimo amacumbi agiye atandukanye, harimo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, harimo amaresitora, harimo nyine serivisi z'ubuvuzi nyine z'ubuzima. Urumva ko hazaba harimo ibintu byose ushobora gukenera. Nkuko muri kubireba hakurya nyine urabona ko n'inyubako isa neza cyane ariko kandi bihebuje. Birumvikana ko rero azaba ari ibintu bisa neza cyane. Kigali nziza rero, twese nk'abaturarwanda dukomeze kugira uruhare mu gusukura Kigali yacu cyangwa se igihugu cyacu muri rusange. So urabona ko rero ni ibintu bisa neza nk'umunyarwanda ukazajya utega bisi ukavira muri gare ukavamo muri gare imeze nka gutya. Hari umuvandimwe wigeze gutebya arangije avuga ati nk'abakinnyi bavaga Uganda bakazana bisi bakagera muri gare ya Nyabugogo ugasaba bagiye kubakirirayo babuze uko bafata n'ifoto basi. So nyine ukumva ni ibintu bigayitse, ariko byibuze noneho urumva ko ubu ntiba umukinnyi azajya agera wenda urugero cyangwa se undi muntu uvuye hanze y'igihugu muri Tanzania, Congo. So urumva ko akaza akagera Kigali muri gare ya Nyabugogo nta muvundo naki. So urumvikana ko bizaba bisa rero. Musaba kugenda ukoze subscribe, share na comment. So rero like yawe nayo irakenewe.